ngo ni amakuru y'ingenzi ndetse ni n'amakuru areba buri munyarwanda wese cyangwa se wumva ko wese ari umunyarwanda cyangwa se uyumvamo ubunyarwanda cyangwa se wumva ko afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda ndetse umuntu waba uri hanze y'u Rwanda ndetse waba uri mu mahanga ndetse iri tangazo rirakureba dore ko ryasohowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu muperezida yasohoye itangazo ry'ingenzi buri wese agomba kumva cyane cyane ryihutira ku bagabo ndetse rikaba rireba buri muntu wese ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, ubwo ndavuga umuntu ufite irangamuntu ndetse n'ibindi bimwemerera kuba ari umunyarwanda wuzuye cyangwa se n'undi wese uyumvamo ko ari umunyarwanda. Ubwo ni uguhera ku myaka 18 kuzamura kugeza kuri 20 gukomeza hejuru kugeza kuri 35. Ibyo bintu byose iryo tangazo yasohoye rirareba buri muntu wese uri muri icyo cyiciro kuva ku myaka 18 kugeza kuri 35. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize ati: nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ariko ndakwitse gukanda subscribe ugafungura inzogera warangiza gukanda like ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Usibye ko atari aha gusa ndibuze kubabwira ndaza no kwerekeza no hanze yo mu gihugu cy'u Rwanda, mbe nakubwira ibiri kuvugirwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nacyo gikomeje kugarizwa cyane cyangwa se guterwa ubwoba n'uyu mutwe wa Red Tabara muri iki gihugu cy'u Burundi wamaze kuba wakihuza n'inyeshyamba za M23 zidahwema kuzengereza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruka hano mu Rwanda, mbe nakubwira itangazo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamaze kuba yatangariza abanyarwanda ndetse bamwe bavuze ko bari baramaze kugenda barengana bikomeye cyane bitewe n'uko rwose bakomeje kugenda batotezwa, bitewe n'uko rwose bamwe bakomeje kwishyira hejuru, bitewe n'uko bakomeje kugenda babashyira igorora. Hari ababa bongeye kugarukirwa nyuma y'uko abagabo bagaragaye bavuga y'uko rwose barengana mu ngo zabo ndetse bakubitwa cyane n'abagore ndetse abandi bakagaragara nk'aho barajijwe hanze ndetse ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikagenda bibitangaza ndetse no hirya no hino bikagaragara abagore bakubita abagabo babo ndetse n'abagenda bivugana abagabo babo. Mu by'ukuri kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo hagaragaye umugore wivuganye umugabo we amuciye igitsina cye kubera ko rwose uyu mugabo yari ari kumuca inyuma bikomeye cyane ndetse ibyo bintu rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahita abigarukaho cyane ndetse ahita avuga ko ikintu kijyanye n'uburinganire ashobora kuba noneho agiye kugikuraho muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko rwose abagabo bagaragaye batangaza yuko ibi bintu byaba ari byiza bitewe n'uko abagore ngo bamaze kugenda bafata indi ntera ndetse byakomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa ndetse abatari bakeya bakomeje kugenda bavuga yuko rwose barenganye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko rero iki gihugu cy'u Rwanda cyamaze kugenda gifasha buri umwe wese ndetse kigaterekaho uburinganire hagati y'umugabo ndetse n'umugore ndetse abagore bamwe na bamwe bakagaragara bahuhutira abagabo babo ndetse abandi bavuga yuko bakubitwa buri munsi ndetse abandi bakavuga yuko bafatwa nk'abana babo ndetse ikibazo ngo kiri muri ibyo ni uko ngo bamaze guhabwa ijambo rikomeye cyane ndetse ngo umugore uramuvuga bagahita bagutambikana. Ibyo ngibyo byose byakomeje kugenda bigarukwaho n'abandi bagabo bagiye batandukanye ndetse turaye kumwe n'abandi bagiye batandukanye, ntabwo turi twenyine, hari n'abandi bagabo bagiye kuba bakivugira ubuhamya bwabo turi kumwe ahangaha. Ariko ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko bigiye gusubirwamo ndetse dore ko nta jambo avuga ngo rihere cyangwa se dore ko nta jambo avugira ubusa. Uwitwa wese yavuze ko uwitwa wese ko ari umugabo ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda guhera ku myaka 18 kuzamura kugeza kuri 35 ari kuvuga yuko rwose icyo kintu cyo kurengana ndetse barenganwa n'abagore agiye kuba yagikoraho ndetse akabisiba ndetse ngo yavuze yuko baraza kwishimira iki cyemezo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaba agiye gufata mu buryo bwo guca aba bagore mu buryo bwo kugaragariza aba bagore nabo mu gushaka kubahuka abagabo bashatse ndetse biri kuvuga yuko abagabo bamwe na bamwe bakubitwa cyane batinze gutaha kandi aribo bahahira urugo, ugasanga umugabo nta kivuga mu rugo ndetse umugore akomeje kwiganza ndetse bimwe na bimwe mu bitangazamakuru nk'igihe cyangwa se umuseke nabyo byagiye bibigarukaho bivuga yuko rwose
abagabo bamwe na bamwe bakomeje kurengana, ndetse umubare w'abagore bishe abagabo babo mu gihugu cy'u Rwanda wakomeje kugenda uzamuka nyuma y'uko hagiyeho uburinganire. Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero yavuze yuko ashobora kuba agiye kubikemura neza, kandi ko aba bagabo baraza kwishimira icyemezo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamaze kuba afata, dore ko ngo nyuma y'icyumweru iki cyemezo kiraba cyamaze gusohoka, ndetse bagenda bahindura amategeko nk'uko yanditse, bagiye kugenda babihindura mu buryo bwo kugira ngo abantu bakomeze kurenganurwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ntinatinze reka mpite nerekeza mu gihugu cy'u Burundi cyakomeje gutitizwa cyane n'uyu mutwe wa Red Tabara, ukomeje kugenda uvuga yuko bidasanzwe ushobora guhita ushyira kino gihugu cy'u Burundi hasi bikomeye cyane, bitewe n'uko iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda cyerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intwaro nyinshi zamaze kumanuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikari benshi bamaze kwerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero wa Red Tabara uri kuvuga yuko isaha n'isaha wahita ufata igihugu cy'u Burundi. Kamubwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Nebe TV, kanda subscribe kandi like, warangiza ukoreshe ya kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho gatanu kuri gatanu.